Twatangiriye aho uwitwa Cyusa yari ari kumwe na mama we. Uwitwa Cyusa rero yarimo kuganira na mama we, hashize akanya Iribagiza aba arinjiye kandi yinjira arira, kuko yinjiye ababaye cyane, afite agahinda gakomeye, ababaye cyane. Araza nta no gusuhuza, ahita yicara. Rero bose uko Cyusa na mama we bose bahise bagwa mu kantu. Mama wa Cyusa aravuga ati mwana wanjye kurimo kurira. Cyusa nawe aravuga ati ese sheri wanjye bimeze bite? Ati ko ufite agahinda gakomeye, ufite iki kibazo. Ayigira imbere, amufata mu biganza amuga ati ndi hano nkuteze amatwi, kuko nicyo naremewe kugutega amatwi kandi nkanakumva. Ati rero ndagira ngo umbwire ikibazo ufite ushize amanga, kuko ngewe nta wundi muntu mfite wo kumva kuri ino si usibye wowe. Rero Iribagiza kuko yari ageze mu maboko meza, yari ageze mu maboko ya Cyusa ndetse no muri uwo muryango umukunda cyane, hari na mama wa Cyusa. Rero avuga kari ku mutima, aravuga ati ubu aka kanya ikintu kimbabaje, umuntu witwa Dogiteri ndetse na Rugema bacitse cyangwa babuze kurusha ijambo kubura. Ati kandi ikimbabaje si ibyo ngibyo, ni uko ikimbabaje ari uko batwaye imitungo, batwaye impapuro zerekanaga imitungo yacu. Rero mu bintu tutari tuzi, mu bintu tutari tumenyereye, uwitwa Cyusa hano yadutengushye cyane cyane, kuko nanjye yambabaje cyane. Yahise akora akantu ko guhubuka cyangwa navuga nk'amatiku. Ahita avuga ati ibyo bintu nari mbizi, ati byose byatewe na kamarade na Emili. Ati ibintu nari mbizi byatewe byose na kamarade na Emili, kuko nibazaga impamvu n'ubundi bagufasha nta nyungu bafite, kandi umuntu mu buzima ashobora kugufasha n'ubundi nta nyungu afite, kubera umutima mwiza. Hano Cyusa rero yahubutse cyane. Uwitwa Iribagiza agira agahinda kenshi ko kumva Cyusa arimo kuvuga gutyo ba Emili, nibwo guhita avuga ati ariko ngewe Emili na kamarade ntabwo nakizera yuko bangambanira, ati ahubwo ndumva uwitwa Dogiteri ari ushobora kuba yaragambanye. Cyusa rero akomeza amateka arimo kuvuga ngo gute se urimo kuvuga ngo wabizera, kuki bagufashije ngo nta kintu uri bubahe, ni izihe nyungu bari bafite? Uwitwa mama Cyusa akazajya yungamo akavuga ati ariko Cyusa urimo kurengera kuko urimo kubwira umwana naba kugira ngo umuhoze, turimo kuvuga ibintu bitari byo. Cyusa rero hano ntiyagaragaza ikinyabupfura, kuko hano uwitwa mama yari arimo kumubwira, natwe twese twari turimo kumugaya ibintu arimo gukora. Akomeza amubwira ati ahubwo bariya uwo nguwo kamarade mupfaniki, nako uwo kamarade cyangwa uwo kamarade mupfaniki, kugeza aho yamubwira ati cyangwa kamarade uramukunda, arimo kubwira Iribagiza kamimo. Iribagiza aravuga ati sheri wanjye ntabwo ari ibyo ngibyo ndimo gushaka kuvuga, ahubwo ndimo gushaka kuvuga yuko bitewe n'ibintu bankoreye ntabwo nakizera yuko bamemukira bigeze aho ngaho. Iribagiza ararira cyane, undi akomeza kumutera amatiku. Cyusa abonye nyine ko byarengereye, nawe agatima karagaruka, ariko yari yarengereye cyane kuko na mama ye yamubwiraga ntiyumve. Arapfukama amusaba imbabazi, aramubwira ati impamvu mba ndimo kuvuga gutya, kuko yageze n'avuga ngo n'ubundi uwo nguwo mwarabanaga, ati sinzi ibyawe nawe, ibintu nk'ibyo ngibyo arimo gusa nkaho arimo kumubwira ibintu bitari byiza cyane kabisa. Ahita apfukama amusaba imbabazi, aramubwira ati impamvu ya byose ni uko mba mbabaye bitewe n'ibintu biba birimo kukubaho. Ati rero ugomba kwirinda ukagira gutya. Tugahita twigarukira rero kuri kamarade na Emili, nabo bavuga ati ibi bintu byo wishira umuntu wirishira umurozi akakumaraho urubyaro. Rero ahangaha nibyo byabaye. Arangije baravuga ati rero tugomba guhamagara mubyara wanjye, maze tukamubwiza ukuri kose, tukamubwira ukuri kose kandi ukuri kweruye. Ati rero nibyo tugomba gukora. Bahise rero bahamagara mubyara w'uyu nguyu Emili, baramubwira ati
turi aho baramusuhuza bongera bamubwira ati rero umugabo wawe impamvu tutagaruka aho ngaho yaraduhemukiye. Undi aramubwira ati se umugabo wanjye yabahemukiye gute? Ati umugabo wawe yaraduhemukiye, ati ntukabone ubana n'umuntu kandi ubana na Satani. Ariko nk'umugore warimo kumva ko umugabo we barimo kumubwira nabi arababwira ati reka gukomeza kurengera uvuga umugabo wanjye gutyo. Undi amubwira ati ariko urabizi ko twakundanye, urabizi ko ari we muntu nka mubyara wanjye, urabizi ko twagendanaga, urabizi ibyo bintu byose. Ati rero ikintu gihari ni iki ngiki, ati umugabo wawe hari nubwo twaje aho ngaho ntitubikubwire, twaje aho ngaho barimo kuduhigana, warabimenye, ariko hari umugabo waduhigaga witwaga Rugema. Umugore rero ntabwo rwose yahise avuga ati Rugema se isi umushuti wacu? Ati Rugema ni umushuti wacu. Ati rero ni uwo nguwo waduhigaga. Ati nimba Rugema ari umushuti wanyu, ni uwo nguwo wari uduhigaga. Ati rero nyuma yaho tuvuye aho ngaho umugabo wawe yaraduhamagaye arangije arambwira ngo asa nkaho arimo gushaka kuduha ubufasha atubwira ngo ati tuboneke yongere aduhe ahantu ho kuba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati ariko icyantunguye nuko nagiye ngiye kumureba nkahita ngwa mu maboko ya Rugema ari kumwe n'abicanyi bakangira. Umugore agwa mu kantu avuga ati kumbe umugabo wanjye nibyo ngibyo yavuze? Ati yego. Ati ubu ngubu rero na n'ubu ngubu nakubwira yuko uwitwa papa wanjye narimo kumubona. Ati rero ashobora kuba yarakoranye na Rugema n'umugabo wawe bakaba babuze. Ati rero sinzi uko turi bubigenze. Aho ngaho bamaze kuganira bavuga ati tuzahora tukubwira ibintu byose. Aho ngaho rero twahise tuhava tugaruka ahantu hari uwitwa Mukanambara kuri telefone. Abasore rero babonye nta kundi kuntu babigenza kandi ibintu babuze inzira, bahita batera rero uwitwa Mukanambara muri runo rugo, baza bitwaje n'icyuma, ngo ndavuga kamarade na Emile. Baje rero bahita bashyifatiraho icyuma kuri Mukanambara, baramubwira ati tubwire aho umugabo wawe ari, tubwire nonaha aho umugabo wawe ari. Undi aramubwira ati ntabwo nzi rwose ahantu ari. Mukanambara ararira atera indu, aca bugufi agira gute, bahita rero bahamagara uwitwa Rugema. Bahita bahamagara Rugema, bamaze guhamagara uwitwa Rugema arabafata. Rugema arangije uwitwa Emile aramubwira ati rero Rugema ni Emile, ati ubu ngubu dufite umugore wawe, ati dushaka yuko ugarura ibyo bintu wajyanye. Rugema rero arabaseka cyane, arababwira ati ibyo bintu murimo kuvuga ntabyo muzi. Mukanambara arangije aravuga ati ese urimo kuvuga ngo iki? Urimo kuvuga ngo nguki? Uzi ko bamfatiyeho icyuma rwose, bahereza ibyo bintu n'ubundi ibintu ni ibishakwa, ibintu ni ibiki? Witwa Rugema rwose afunga umutwe, arangije aravuga ati ubu muri abo basore ndabafite, nta kintu bari bugutware, nta kintu na kimwe bari bugutware. Arangije aravuga ati mwebwe muraje ahubwo mumbone. Ubona nyine Rugema noneho afite confidence z'uko afite ibintu runaka, ibintu byinshi, kuko aka kanya yavuga ati ngewe aka kanya ndi kumwe na dogiteri, ati kandi yaranyizeye. Abasore rero bahise bafata umwanzuro wo gushimuta uyu nguyu witwa Mukanambara. Mu gihe bakirimo kugenda, Mukanambara arababwira ati okay, ati basi reka mbabwire mureke dukorane, ngewe Rugema nagera aha ngaha nzahita mbahamagara. Ariko hano yari arimo nko kubashuka, kuko bamubwira ati okay, nimba ari uko nguko bimeze ngaho ugenda usubire mu nzu. Mu gusubira mu nzu rero Mukanambara yahise abatuka, ahubwo cyane arabatuka, arabandagaza, ahubwo abavugiriza induru, barirukanka. Ese bano basore Mukamarade na Emile bo biragenda biti? Ikindi filime nk'uko urimo kugenda bibona irimo kugenda nyine bisa nkaho bigenda bisubira inyuma, ariko niko nyine filime buriya iba yanditse. Tujye tugendana aho ngaho. Twese tubona uwitwa nde uyu nguyu witwa aho dogiteri ndetse na Rugema barimo Rugema arimo kumubwira ati rero ubu noneho tumeze neza, icyo tugiye gukora, tugiye gushaka uburyo duhinduza amazina yacu. Ubwo nyine amazina nyine ni nka no kubabwira ati hano hari amazina ari ku byangombwa, twebwe niyo tugiye kwiyitirira, tugiye guhindura amazina yacu twebwe. Aravuga ati kugira ngo tujye guhinduza ibipapuro ngo dushyireho amazina yacu,
urumva biragoye cyane kurushaho ko twebwe twahindura amazina yacu tukiyita ayari ku mpapuro. Ati kandi ibyo ngibyo wowe uri umudogiteri wari uziranye n'abantu bakomeye bari mu nzego, niwe ugiye kubimfasha. Ati rero mujye kuwufata mujyane mu rugo ibyo byose ese uru rugo agiye kujyamo n'ubundi wa Emile ko baruzi n'ubundi ni nasaho cyane. Ese uyu mudogiteri nako cyangwa uyu muganga arakomeza ahishire uyu musaza koko akomeza ahishire ibyaha bya Rugema? Ese birakomeza bigende gutya kugeza ryari? Sinzi impamvu yaba yarakoze ibi bintu byose ngo asubize inyuma, kandi twari tugiye kubona icyo bita amakuru. Ese uwitwa umusaza wa Iribagiza we arabikoraho iki mu namara kumenya yuko impapuro Rugema azifite z'imitungo y'iwabo? Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza, mwibuka gukanda subscribe.